Bundi uwo muntu mwicaranye ntago muhuje ibibazo. Buri muntu wese agira agahondesho ke, agira dodaniye. Iyo umuntu akubwiye kuzamura amaboko, ntugire ngo hari umuntu uri gukorera ubwawe uri murikorera. Ariko twahereje Imana icyubahiro. Twese Imana yacu icyubahiro. Ndimo numva Imana muri iri jambo yuko abantu bamaze igihe batitiriza ibyaba Imana igiye kubimanura. Ibyafashwe n'ubumedi, ibyafashwe n'ubuperesi, wambabariye ukabyakira, wahagurutse ugatera haleluya. Arababwira ati hariho umucamanza mu mudugudu umwe utubaha Imana, ntiyite ku bantu. Muri uwo mudugudu harimo umupfakazi, aramusanga aramubwira ati ndengera ku mwanzi wanjye. Amara iminsi atemera, ariko aho ageze aribwira ati nubwo ntubaha Imana kandi sinite ku bantu, ariko kuko uyu mupfakazi anduhije, ndamurengera ngo adahora aza iminsi yose akandushya. Nuko umwami Yesu arabaza ati nimwumvise iby'uwo mucamanza ukiranirwa yavuze? Ubwo bibaye bityo se Imana, subiremo, ubwo bibaye bityo Imana se yo ntizarengera intore zayo zitakira ku manywa na nijoro? Mbese yazirangarana? Mwakire neza ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo titiriza Yesu akugiriye neza. Duhereze Imana icyubahiro. Ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu, ahubwo tubayeho ku mugambi w'Imana. Ku mugambi w'abantu
ayiwe ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu, ahubwo tubayeho ku mugambi w'Imana. Ku mugambi w'abantu, ayiwe ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu, ahubwo tubayeho ku mugambi w'Imana. Umugambi w'abantu, ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu, ahubwo tubayeho ku mugambi w'Imana. Ayo mashi, ayo mashi, ayo mashi, ayo mashi, ayo mashi. Uwo mudiho sha yarabarinze yabanye namwe. Uwo mudiho ko ntababona mwihimbaneho. Uwo mudiho, uwo mudiho, wa mudiho. Haleluya, 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 haleluya. Mumvugire w'Imana, mumvugire w'Imana. Imana ishobora byose, Imana yokabyara, Imana Arishadayi, Imana Jehova Rafa. Barabaga ikabagora, baravuga ikavumura. Mumvugire w'Imana, mumvugire w'Imana, mumvugire w'Imana, mumvugire w'Imana. Imana narayibonye, Imana itanga urubyaro, Imana yubaka, hindura amateka, Imana ishobora byose. Mumvugire w'Imana, mumvugire w'Imana. Abatabishaka, mumvugire w'Imana, Imana ishobora byose. Sawa. Abashi, abashi, mumvugire w'Imana, mumvugire w'Imana, mumvugire w'Imana. Imana ishobora byose, Imana yokabyara, Imana, 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 Imana amashi yanyu, Imana, Imana, Imana. Sawa. Irwanaho, irwanaho. Uwiyumure. Amina. Duhereze Imana icyubahiro. Ubundi uwo muntu mwicaranye ntago muhuje ibibazo. Buri muntu wese agira agahondesho ke, agira dodaniye. Iyo umuntu akubwiye kuzamura amaboko, ntugire ngo hari umuntu uri gukorera ubwawe uri murikorera. Ariko twahereje Imana icyubahiro. Duhereze Imana yacu icyubahiro. Ndimo numva Imana muri iri jambo yuko abantu bamaze igihe batitiriza ibyaba Imana igiye kubimanura. Ibyafashwe n'ubumedi, ibyafashwe n'ubuperesi, wambabariye ukabyakira, wahagurutse ugatera haleluya. Ntacyo bitwaye. Ubundi itara rikongeza irindi. Nujya ubona wicaranye n'umuntu udafashwa, ujye umuhaguruka iruhande wegerane n'ufashwa. Kuko iyo umuntu wicaranye n'umuntu uvuga ngo ndakumva, nawe utangira kumva ibintu. Duhereze Imana icyubahiro. Bibiliya yavuze ngo abacira umugani wo kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Nawe usenga kina kandi ukandagira usenga, ntabwo ajyaho. Gusenga nibwo buzima, gusenga ni imibereho. Umuntu usenga
usenga ntukamwishinge agenda afite icyo yokeje. Ujya wirinda kumuvuga kuko akenshi ajya atungura abantu. Ushobora kumubona mu gitondo akenywe, mu gicamunsi agasubizwa. Ushobora kurara utaka amafaranga ugaca utabara amabarano, ugafata ku mfura za rwaderi ukajya kubitsa muri beneri. Umva mukundwa munyamasengesho, gusenga kwawe kwarumvishwe. Tuzamukira imbere y'Imana tumeze nk'umubavu uhumura. Icyo gihe Imana yawe kugira ngo izigusubize. Usenga kina kandi ukandagira usenga, ntabwo ajya ahonyora. Usenga nibwo buzima, usenga n'ibime. Usenga kandi ukandagira usenga, ntabwo ajya ahonyora. Usenga nibwo buzima, usenga n'imibereho. Pawulo na Sila mu nzu y'imbohe bakandagira bahonyora, babahora Imana dukorera. Bararirimba barasenga, isengesho rya simusiga rikingura imiryango ya gereza, basohokamo bidegembya. Abarinzi ntibamenye ibyabaye, basigara basobanuza. Bamenya ko ukandagira usenga adakwiriye kujya ahonyora. Usenga kina kandi ukandagira usenga, usenga nibwo buzima, usenga nibwo. Abantu basenze batera haleluya. Abantu bageze ku kintu kimwe bibiri bitatu barabikuye mu masengesho. Nahaguruka zamure haleluya, yarasenze. Mucuranza ari gucuranga nziza ijyamo ibintu byidunda. Muhereze Imana icyubahiro. Habona mutare kuraga mikoro. Haleluya. Bibiliya yavuze ngo iki? Yesu abacira umugani wo kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Mu Giswahili bavuga ngo ni kuomba bila gukoma. Ugasenga. Hari abantu basenga, bamara gusenga ugasenga uri umusiribateri Imana ikakubakira. Yamara kukubakira uburyo yasengaga ukabona birimo bigenda bigira gute? Bicoga. Ariko ko mutari kundeba ukabona uko yasengaga akiri umusiribateri, amaze kugira umugabo cyangwa umugore ntabwo ari ko agisenga. Ukabona uko yasengaga ataragira akazi, yamara kukagira siko agisenga. Mufate mu kiganza umubwire ngo ibyo wakuye mu masengesho uzajya ubirindisha amasengesho. Ibyavuye ku mavi ubirindisha amavi, ibyavuye ku masengesho. Hari umuntu unyumvishe muri iri teraniro ngo azahayayayaya. Haleluya. Ubundi ikintu cyica abantu, intwaro ufatishije ikintu wakakwiye kuyimenya. Nimba uzi ko wicajwe mu kazi kubera wize, wagakwiye guhora wiga. Ariko nimba uzi ko umugabo umukuye ku mavi, umudamu umukuye ku mavi, ariko abantu bakuye ibintu ku mavi, muhereze Imana icyubahiro.
ugasenga ukabona iguhaye urubyaro, ugasenga ukabona igutuje muri Kigali, tuyikomere mu mashyi yo kabyara, Imana ijya yumva. Urumva ukuntu umucuranzi ari mwiza? Yesu we. Agisha bigisha uburyo bwo gusenga, abacira umugabo, abwiye mu mudugudu, uyu mudugudu bawita ngo iki? Gasharu. Harimo umupfakazi. Undi bavuze umupfakazi ni umuntu udafite shinge na rugero, udafite ikimuvugira, binjira mu rugo iwe. Nimuzumva abantu bavuga ngo winjiye mu rugo iwanjye n'urw'abapfakazi kubera utakomanze, utagize gute. Ni umuntu babona udafite kivugira. Arangije ngo agirana ikibazo na muturanyi we, aramurengeye. Arangije ngo ajya ku mucamanza, aramubwira ngo umuturanyi wanjye yandengeye, ariko yanga kumurenganura kubera ari umupfakazi. Ndimo numva Imana muri iri teraniro, hari abantu barenganyijwe n'abantu, ariko Imana igiye kubarenganura. Uku kwezi kwa cyenda abantu bumva Imana yabarenganura, bahaguruke batere haleluya, haleluya. Hari Imana igirenganura abantu banze. Nibutse ya nkuru y'abakobwa bo kwa Serufuhari. Umugabo yabyaye abakobwa, none amaze gupfa baravuga ngo iby'iwabo byose bagiye kubitwara, ngo nta gakondo bazamu. Abakobwa ba Serufu barimenya, barisobanukira, babwira Mose, bamubwira ngo Mose, amategeko ariho turayazi, nta kintu twayavugururaho, aradutsinda, ariko genda utubarize Imana. Imbere y'abantu turatsindwa, ariko imbere y'Imana ikavunja amategeko. Komera Imana yacu mu mashyi, ababyeyi bakomera Imana. Haleluya. Imana ihita ivuga ngo abo bakobwa bavuze iby'ukuri, ati mugende mubahega ko kandi n'Abisiraheli bose duhereze Imana icyubahiro. Arangije Bibiliya iravuga ngo yanga kumurenganura, ariko mu gitondo arongera aragaruka. Bene data, nusenga ukabona itabikoze, na nimugoroba wongere, n'ejo mu gitondo, kuwa mbere wongere, kuwa kabiri wongere, kuwa gatatu wongere, kuwa kane wongere, kuwa gatanu wongere, kuwa gatandatu wongere, ku cyumweru usikate. Ndimo numva Imana imbwira ngo imanuye umwuka wera udasanzwe muri iri teraniro. Uziko ndimo ndabona urushosho rumanuka rw'imvura. Wumva Imana imbwira ngo ni umugisha Imana igeneye abantu bateranye uyu mugoroba. Mwahagurutse mugatera haleluya. Nangiye kumva utuntu. Oui, Jésus. Mwahereje Imana icyubahiro. Muzamure ibiganza, haleluya. Ajyayo ubwa mbere, ajyayo ubwa kabiri, ajyayo ubwa gatatu. Muhanurire, mubwire ngo uzi icyo ashaka ntafata icyo abonye cyose. Nubona atabyumva umuhaguruke iruhande. Uzi icyo ashaka ntafata icyo abonye cyose. Uzi icyo ashaka. Abantu baje muri iri teraniro baje bazi icyo bashaka, bahaguruke batere haleluya, biterera hejuru. Uzi icyo ushaka usikate. Undi y'Imana igiye gusubiza habanza kuza pirate, kandi pirate zirashashagirana kurenza originali. Hari igihe Imana ikubwira umudamu ikaguha pirate kubera wahise uhubuka. Ntabwo muzi byabaye kuri Eliya, kuri Ntuza Yakobo. Hajya ni Yakobo. Yakunze Rasheli bakamuzanira, ariko baravuga ngo icyo nakunze ndakizi. Atitiriza ubwa mbere, akomeza aratitira. Imana igeze aho umucamanza aribwira, avuga ngo nubwo ntubaha Imana sinubahe naba, ariko kuko uyu mupfakazi anduhije. Ndimo numva Imana imbwira ngo hari ibyo igiye gukora kubera kutigeze ucogora,
mbonye abantu batatu batacogoye, abandi baracogoye, abandi basubiye muri surudowiri, abandi basubiye mu nzoga, abandi korona yarabatwaye. Abantu batigeze bacogora bahereza Imana icyubahiro, bazamurira Imana icyubahiro. Haleluya! Umucamanza aribwira ngo nubwo ntubaha Imana, kandebete nsose, nubwo ntubaha Imana ariko sinubahe n'umuntu, henga nge gukemurira uyu mupfakazi ikibazo. Nubwo ntabishakaga, hari ibintu Imana igiye gukora abantu batabyifuzaga. Do undebere shenge, byakire rata ubwo ni ibyawe. Iyo umuntu agutanze kumva, agutanga n'igisubizo. Hari ibintu Imana igiye gukora abaturanyi bawe batabishakaga, ababyeyi bawe batabyifuzaga, inshuti zawe zitabyifuzaga. Hari ibyo Imana igiye gukora batabyifuzaga. Wereza Imana icyo. Haleluya! Uyu mugabo mumukomere mu mashyi gucuranga. Urumva? Haleluya! Arangije none aribuye ngo renzenye kugikemura. Ngo Imana Bibiliya ivuga ubwo bibaye gutyo, Imana yo mwijuru ntizarengera intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro. Yazirangara. Ariko abantu bumva Imana itazabarangana mu gihe gushya. Tureze Imana icyuba. Yaba ababwira ngo ndababwiza ukuri ko tazagira gute, tazabaranga. Muri Matayo 7:7 havuga ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange muzakingurirwa. Ngo ninde muri mwe wigeze gusaba umwana we akamusaba ifi akamuzanira inzoka? Ninde umwana wigeze gusaba umugati akamuzanira ibuye? None se ko muzi guha abana banyu ibyiza, Data mwiza yabura ate kuduha ibyiza? Tureze Imana icyubahiro. Ndimo numva Imana imbwira ngo hari abantu yaririmo guhoreza ariko byamaze guhora. Biri ku mashiga we, ihangane, ndumva birimo gutogota, ihangane, barimo kubikaranga bongeramo ibirungo kugira ngo niwagera meza uzaryoherwe. Haleluya! Abantu babyumvishe baguruke batera haleluya. Zamura. Ntago Imana nimba umubyeyi azi guhoreza umwana we, ubu mbabajije uburyo muhoza. Hari uhoza gutya akazunguza agasomaho, hari n'ukimenaho. Mbese ababyeyi bahoreza abana babo mu buryo butandukanye. Nimba hari amafaranga waha umuntu akahita aryama mu muhanda agapfata yariye. Nigeze kumva umuntu wigeze gutombora 800 baramuhamagara kubera ibyishimo umwuka uhitushiramo. Ariko mujye mwirinda n'ibintu by'ibibazo museke. Muzi iyo umuntu adaseka akomeza ababaye kubera ibibazo, iyo ubukire buje y'Imana isohoje isezerano yivuza za ndwara yagize mu gihe yari afite umubabaro. Indwara z'ibifu, indwara z'imwijima, ari indwara ziza bitewe n'uko umuntu yababaye. Ujye unezerwa kugira ngo ibisubizo Imana izagu utazabyivuzamo. Dukomere Imana yacu mu mashyi. Haleluya! Arangije avuga ngo ko muzi guha abana banyu ibyiza, Data mwiza yabura ate kuduha ibyiza? Ndimo numva Imana imbwira ngo imanuye ibyiza muri iri teraniro. Nageraje tsoza turi ku ijambo rivuga ngo titiriza. Umugabo witwa Eliya yabanye na Elisa, ari umugaragu we, amukarabye amaboko. Arangije agiye gutandukanwa nawe, aramubwira ngo ndakwinginze sigara hano, Uwiteka antumye i Beteli. Ngo aragenda, akimara kugera i Beteli ngo ahindukiye abona ari kumwe na Elisa. Aramubwira ngo Elisa we, ndakwinginze sigara hano, Uwiteka antumye kuri Yorodani. Ngo arakomeza aragenda, ageze kuri Yorodani ngo ahindukiye abona ari kumwe na Elisa. Aramubwira ngo Elisa,
ndakwinginze sigara hano. Akomeza kumwinginga. Bageze ku nyanja, Bibiliya avuga kuri Yoda, akuramo umwitero ukubita muri Yoda, habonekamo inzira. Bakimara kwambuka, Eliya arahindukira abona ari kumwe na Elisa. Aramubwira ngo kubera watitirije saba icyo ushaka cyose ntatandukanwa na ndakiguha. Arangije aramubwira ngo ngusabye icya kabiri cy'umwuka ukuri. Uzi ibintu yari amusabye? Eliya yazamuwe mu ijuru akoze ibitangaza 8. Yaramubwiye ngo ningerageza gukora igitangaza kimwe hazajye habamo 2. Njya numva indi bavuga ngo double. Ningerageza kimwe hajye havamo 2. Arangije abana b'abahanuzi bamubwira ngo se wabimenye ko shobuja ari bugukurwaho? Ababwira ngo ndabizi ni muceceke. Munyeganyeze umubwire ngo abanzi bawe nibaceceke, Imana ikora ibyo yagambiriye gukora. Ngiye gusoza, mufate mu kiganza, nta korona iriho. Munyeganyeze umubwire ngo abanzi bawe nibaceceke, Imana ikora icyo yakwiriye gukora. Komera Imana yacu mu mashyi. Akigaruka akubita umwitero, ariko mbere ndi kubivuga mubagurika kubera iminota. Arangije noneho cyakurikiyeho haje umuyaga wa serwakira. Umuyaga wa serwakira ni umuyaga uhumya abantu, murawuzi, utuma abantu batareba neza imbere. Ariko Elisa akomeza kureba, arareba ngo abona umwitero. Amaze kubona umwitero ngo asubira inyuma, arahindukira. Abana b'abahanuzi bari bamwitegeye. Ageze kuri Yorodani, afata wa mwitero awukubita muri Yorodani, habonekamo inzira. Akimara kwambuka, abana b'abahanuzi bavuga ngo ya Mana yari iri muri Eliya, iri muri Elisa. Muhagurukane dusenge Imana, mubwire ngo bagiye kumenya Imana yawe. Mugihagaze, Imana igiye kugukura Eliya mwagendanaga kugira ngo ibyo ugiye gukora bimenyekane. Ntago babyumvise. Imana igiye kugukuraho Eliya. Ubundi iyo ubana n'abantu bazi kuririmba wowe utabizi, kugira ngo ufate mikoro keretse wazindutse cyangwa basibye cyangwa bagize gute. Ariko ndavuga ngo iki, kugira ngo business yawe igaragara, nuko hari abantu Imana igukura. Ntabwo Eliya yigeze avugwa ngo Elisa agaragara mu gihe Eliya atari yagize gute. Ariko duheze Imana icyubahiro. Eliya agiye kuzamuka kugira ngo nawe bigaragare. Bwira abantu 3, babwira ngo Eliya nagende, nanjye igihe cyanjye kigere, igihe cyanjye kigere, igihe cyanjye kigere, igihe cyanjye kigere. Worship team kigere, mu baririmbyi kigere, mu babyeyi bigere, mu bacuruzi kigere. Samura haleluya, samura haleluya. Niyo mpamvu umuntu wabaye i Kigali ugiye gukora business, ujya ahantu hari abantu rusha, ugira gute, ukabanza ukareba abantu ugiye gukorera ni iki badafite ngiye gukora ndusha abandi. Nimba bihari byose ugiye gutanga keya abandi bantu badatanga. Hereza Imana icyubahiro, doreza Imana icyubahiro. Data yemeye, data yemeye ko ducuranga inanga. Data yemeye. Nasoje mugire mu ngineho iminota 3 yonyine. Data yemeye, data yemeye ko ducuranga inanga. Data yemeye. Fata mikoro.